uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku buhanuzi bugomba gusohoza. Ukunda ijambo ry'Imana nta kuntu utakunda ubuhanuzi, ugomba gukunda ubuhanuzi. Turebe ubuhanuzi bugomba gusohoza. Nuko tuvuga turi mu bihe bya nyuma, mu minsi ya nyuma abantu bita imperuka, ariko ntabwo ari ukurangira kw'isi nk'uko abantu babibeshywe kera, ahubwo ni ubutware bw'abanyamahanga bugomba kurangira, hakaza ubutware bushya. Niyo mpamvu rero tugomba gukangurira abantu kuza mu gakiza ku bwinshi, ariko bakaza bumva ijambo ry'umwimerere atari ibinyoma babeshywe. Wibuke imyaka 650 mbere y'uko igitabo cy'ibyahishuwe cyandikwa, umuhanuzi Daniyeli yari yareretswe ibyirangira bw'ubutegetsi bw'abanyamahanga. Daniyeli yarabyeretswe, yerekwa ko hazaza inyamaswa enye. Izo nyamaswa enye zikazaza zihemukira umuntu, ariko ubuyobozi bwazo bukazashira. Hariho muri ibyo bihe bya nyuma Abongereza n'Abanyamerika. Wibuke ko Abanyamerika bashibukiye mu Bongereza, Abarusiya, Abadage n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi, ariyo mahembe 10 ngo tugiye kwireba. Ariko ibyo byose bikaba bigaragiwe n'umuryango w'abibumbye, ibyo bita ONU, benshi badasobanukiwe ahubwo batiza umurindi batabizi. Buriya umuryango w'abibumbye na turiya turyango tundi tuyishimikiyeho, ngo ngaho ngo ubuvuzi, ngo ngaho umuryango w'abana, ngo ngaho imiryango runaka yose ishimikiyeho, ziriya ni gahunda zose bafite kugira ngo bakumire muntu mu mpande zose atabona aho yinyagamburira. Ibyo kandi bishimangirwa n'igitabo cy'ibyahishuwe muri 13, aho nanone iyo nyamaswa izaza ikayobora isi ikoresheje leta imwe n'idini rimwe. Byose nanone Daniyeli yarabyeretswe mu gitabo cye. Urumva ko gahunda bafite niyo gukora leta imwe, bagakora idini rimwe, noneho bakayobora abantu bakoresheje idini rimwe na leta imwe. Izo nizo gahunda bafite, nibyo bintu bakora, noneho abantu bakabikurikira buhumyi batabizi. Ariko nibagera ku musozo w'ibyo bari gutegura, nibwo abantu bazayibona, ubundi bakaburunga kuko ntacyo bazaba bayisubije inyuma. Mu gitabo cy'ibyahishuwe rero bakaba batubwira ko idini rimwe rizajyaho byanze bikunze, rikazaba riyobowe n'umuhanuzi, umwigisha w'ikinyoma. Uwo muntu akaba ari umuntu uzaba ukuriye idini rikomeye ku isi hose. Uwo muntu akazaba akorana na Antikristo, ari uzafata abo bita intama, bise intama, bakabashumuriza Antikristo. Ibyo bintu rero kugira ngo bizajye kuba ikimenyetso gikomeye, hazaba intambara zikomeye. Wibuke Kristo atubwira ko muzumva ibihuha by'intambara zigwa hirya no hino. Izo ntambara niziba, wa muhanuzi w'ikinyoma uyoboye idini rikomeye azishyira hamwe n'umubisha w'umwabwa, umutegetsi w'umwabwa uzaza ariwe Antikristo. Noneho bajyana abantu bose mu irimbukiro, babayobore buhumyi bakoresheje rya dini rimwe, kugira ngo bose baramye ya nyamaswa ariyo Antikristo izaza iyobora abantu bose. Ikimenyetso rero kizatwereka ko kugenda byegereza. Abita ubwoko bw'Imana b'i Yerusalemu bazaje kubaka urusengero rwa gatatu. Urwo rusengero ni rwubakwa, nibwo abantu benshi bazahita basobanukirwa, bamenye ko ibihe byegereje, kuko hazabaho kugandira Imana. Abantu benshi baziyomora ku Mana, ariko abazi ubwenge bazakomera ku Mana. Tugomba kuzakomera ku Mana kuko tuzatuzi ko ikimenyetso gisoje. Ariyo mpamvu abantu bose bazasunikirwa kugira ngo bakurikire Antikristo, ari nabwo azajya muri urwo rusengero akavuga ngo ni Imana, yiyita Imana. Ariko abazi ubwenge bari mu kuri bazi neza ko bagomba kuzirinda ibyo bazabwirwa byose, gukurikira uwo mwaga, umwami w'umwaga, nk'uko igitabo cy'ibyahishuwe kibitubwira. Kuko igitabo cy'ibyahishuwe kiratubwira ngo icyo gihe Satani azaba amaze gutsindwa mu ijuru burundu, ajugunye ku isi, aribwo hazaza ya makuba y'imperuka. Ariko nanone hagati aho wibuke ko ubwoko bw'Imana buzaba bumaze kumenyekana mu bantu bose batari babimenya ko ubwoko bw'Imana ari abirabura. Abantu benshi bazabimenya, noneho bakanguke, aribwo Antikristo azahita ajya muri urwo rusengero akiyita Imana. Noneho umuntu wese utamuramije, kubera ko ubwoko bw'Imana buzaba bumaze kumenyekana, nibwo hazaza ya makuba n'akaga k'imperuka. Noneho bigaragarira umuntu wese ko ubwoko bw'Imana burya
ibihe byose bwarabirabura, ahubwo bakoresha ibintu bijimije kugira ngo babihishe muntu. Niho byose bigana, ubwoko bw'Imana buzagaragara. Ibi byose ubuhanuzi bugomba gusoza. Antikristo akaziyemika, umuhanuzi w'ikinyoma uyoboye idini rikomeye nawe akagaragara, akazafatanya na Antikristo bagakora iyo leta imwe bafatanyije n'umuryango w'abibumbye. Byose noneho bakabikora kugira ngo bakomeze bagire ubutware, noneho Imana idasubiza ubutware babirabura ari bo bwoko bwayo bw'Imana, kuko Imana izagomba kuvana ubwoko bwayo mu mpande enye z'isi, noneho ikabusubiza mu gihugu cy'isezerano. Ibi bintu rero akaba ari byo badashaka ko biba. Bagomba kurwana bikomeye kugira ngo bakomeze bagundire buno butware. Ariko Imana ibyo yanditse mu ijambo ryayo ntibihinduka, bihora biriho iteka, biranditse, byanze bikunze bigomba gusoza. Antikristo aziririza ubusa, kuko tuzi neza ko azanategeka igihe gitoya, imyaka 3 n'igice, ubundi nigeramo hagati yagomba gutegeka 7, nibwo amasezerano bazaba bamaze gusinya bazayasesa, noneho haze yamakuba. Uko bizagenda rero nta kundi, Antikristo azayobora isi yose anyuze muri iyo leta imwe. Azakoresha uburyarya n'uburiganya bujimije kugira ngo abantu babisobanukirwe, ntibazarabukwa. Ariko Imana irakomeye, izatanga amahirwe ya nyuma ku bantu bose bari mu buyobe, bari mu madini y'ubuyobe n'inzaduka, ibaha amahirwe ya nyuma kugira ngo bavemo. Abakunda Imana, abakunda iby'ukuri, kuko hazabaho igihe cyo kwigisha ijambo nyajambo nk'ibi twatangiye, twigisha abantu ijambo koko ry'umwimerere ry'ukuri, abantu bave mu buyobe baze mu gakiza no mu ijambo ry'umwimerere, kuko Imana byanze bikunze ntawe izima amahirwe ya nyuma, izatanga amahirwe yose angana kuri bantu bose. Ari byo twavuga ngo ni amahirwe ya nyuma, kugira ngo abantu bave mu madini y'ubuyobe, noneho baze mu gakiza n'ijambo ry'umwimerere, kuko benshi abantu bose bazabibona aho bigana, bamenye ko koko ari umubisha wazisi. Noneho abigisha ijambo ry'Imana nabo nibwo bazatangira kugaragara, abantu benshi babashagare, kuko umunsi ku munsi turigisha abantu bumve ntibakurikire. Ariko hari igihe kizagera, nk'uko nkunda kubivuga, abantu bakifuza no gusoma Bibiliya mu cyumweru kimwe, yewe se no mu munsi umwe. Imana rero ni Imana y'umucamanza utabera, izareka abantu bose bamenye ibigiye kuba, babibone, babibwirwe, bigishwe. Noneho uwo kuyoba niwe uzakomeza gukurikira Antikristo, kuko Antikristo nk'uko nabikubwiye azayoborera muri iryo dini rimwe, akoresheje iyo leta imwe, noneho bigarurira abantu bose batari mu kuri. Niko bazakurikira ubuyobe. Ariko abazi ubwenge, abakurikira ukuri bakakwandika mu mitima yabo, bakiga ijambo ry'Imana, abo ngabo bazakira. Uwo mubisha rero ari Antikristo namara kwigaragaza, nibwo amakuba azatera, amakuba y'imperuka nibwo azatera. Ariko Imana izatanga agahenge ko kumenya ukuntu ibintu bimeze, kuko umubisha azajya kwishyira hanze, abantu baramaze kumumenya, baramuketse, baramenye uwo ari we. Niyo mpamvu Kristo atubwira ngo abahunga cyangwa bafite ahantu bazajya, bazayibonera kure, bazakuremo akarenge kabo, batangiye kubihunga hakiri kare. Kizakurikira rero niki? Hazaza abahamya babiri. Abo bahamya babiri bazigisha ijambo ry'Imana, bigatinda, ariko Antikristo n'abambari be na leta ze bazabica, bazarwana nabo babice. Ariko igitangaza gikomeye nk'uko babivuga mu gitabo cy'ibyahishuwe, imibiri yabo izaguma ku muhanda iminsi 3, ariko nyuma y'iyo minsi 3 abo bahamya babiri, bahamya b'Imana bazigisha bigatinda kabisa, noneho bakanabizira, imibiri yabo bazicwa imare iminsi 3 ku muhanda, noneho ku munsi wa gatatu bazuke. Bibi bitangaza bikomeye cyane, aribwo noneho isi izagaragarirwa ko umwami n'umukiza aje. Abo bahamya babiri rero nibo dutegereje. Urumva ko bazaza kugira ngo berekane ko Imana ifite koko amaboko, ariko Antikristo azahangana nabo abice kubera ubushake bw'Imana. Noneho kuri wa munsi wa gatatu bazuke, ari byo bizateza noneho imidugararo ikomeye cyane ku isi, kubera ko abantu bo muri iki gihe cyacu tuzaba twiboneye noneho bimwe twita ibitangaza tubwirwa, dusoma muri Bibiliya tutari twabonesha n'amaso. Noneho abantu bose batangare, benshi koko Antikristo azaba yamaze kwigarurira, bazaba baragiye mu irimbukiro. Ariko abazamenya ubwenge bakihangana kugeza ku munota wa nyuma, abo bazakira.
ni ukuvuga rero ko muri iyo minsi, muri icyo gihe hazaba ububyutse bukomeye butari bwarigera bubaho ku isi, kubera ko antikristo nawe azaba ahanganye n'ijambo ry'Imana. Ariyo mpamvu wumva bazashyiraho wa mubare n'ikimenyetso ku bantu kugira ngo babashe kubakontorora, aribwo ububyutse buzafata intera. Twigisha ijambo koko nta kwishisha, nta bwoba, kuko tuzi neza ko Imana izaba iri kumwe natwe. Niyo mpamvu abantu bazakomera ku Mana, abo bantu Imana izabambika amakamba yabageneye. Ububyutse buzakomera, nibwo koko abantu bazamenya abantu nyabo bigisha ijambo ry'Imana. Abigisha ibintu babeshya bose bazagaragara. Niyo mpamvu njya mvuga ngo abari ku ruhande rwa Satani bazagaragara, abari ku ruhande rw'Imana nabo bazagaragara. Niyo mpamvu n'uyu munsi bitari byashobora, tugomba kwikomezamo ingufu zivuye mu ijambo ry'Imana, kugira ngo ibyo bihe nibiza ntituzacika intege. Ugomba gufata intwaro yawe Bibiliya ukayandika mu mutima wawe no mu bwenge bwawe, kugira ngo nibibana ngo nk'uko byanditse, byanze bikunze tuzahangane na antikristo kugeza mpaka niyo twahata ubuzima. Ariko tuvuze tuti Imana yaratweretse, reka natwe tuyinambeho. Ubwo bubyutse buzaba, antikristo nawe ariyo mpamvu azashyira umubare n'ikimenyetso by'aya nyamaswa ku bantu, kugira ngo noneho antikristo amenye abe, noneho n'ab'Imana nabo tugaragare. Bizagenda gute rero mu nyuma? Uko bizagenda, Kristo azaza arwane n'abantikristo, abatsindira Megido, ayo ntambara bita ya Armageddon. Namara kubatsinda, azane ubutegetsi n'ubuyobozi bushya bwa Kristo buboneye, buha abantu ibintu byose bitanyanganya, ibahe justice, noneho ubutabera bugere ku bantu bose, noneho abantu bose babe mu rukundo rw'Imana, ari ubwo antikristo azaba amaze gutsindwa bidasubirwaho. Niyo mpamvu rero nkubaza nkubwira ni Kristo naza kugaruka kugira ngo arwane atsinde umwanzi antikristo n'abambari b'inareta imwe n'iryo dini rimwe, azagusanga uri he? Ese azasanga uri mu buyobe? Ese azasanga uri ku ruhande rwe? Aho azagusanga niho bizi, ariko ibizakurikira njye simbizi. Kamwereke rero, ngwino mu gakiza, ushaka ijambo, ukomere ku Mana. Nubwo ibintu Imana igusezeranya atari ibintu ubonesha amaso uyu munsi, byanze bikunze nyuma y'ubuzima ugomba kuzabona. Nuzaba waranambye ku Mana, ugakugira ugushaka kw'Imana, ugahitamo ubwami bwa Kristo, ko ari bwo uzayoboka kuyoboka ubwami bwa antikristo. Turabizi neza ko byanditse mu ijambo ko antikristo azayobya benshi, ariko uzi ubwenge uyu munsi wakanguka ukavuga uti ibintu byavuzwe imyaka n'imyaka, abantu barabiseka bakabiseka, bakavuga ngo bizasoza ryari. Ariko Imana iravuga ati abantu bavuga gutyo bamye bariho bavuga ngo bizasoza ryari. Ariko icyo nakubwira nk'uwagira ubuntu kugira ngo nkizwe, nzi ko ibi bintu bije atari kera. Itegure, antikristo naza uzamumenye, uzifate, noneho wihangane kugeza ku munota wa nyuma, ushaka ijambo, ushaka agakiza, kugeza ubwo Kristo azaza akakuvana mu maboko ya rubamba. Niko bimeze rero, biraje. Sinzi n'imyaka 5 cyangwa 10, ntabwo nakubwira igihe bizazira, ariko ibimenyetso bitwereka ko rya dini rimwe rya antikristo riri kugenda ryirema gahoro gahoro, na leta imwe byirema. Abafite amaso barabona ko hasigaye igihe kitari kirekire, twavuga tuti wenda tugacishiriza imyaka 5, imyaka 10, ibi bintu byose bizaba bisobanutse. Ariko se mbere y'uko ibyo bintu bisobanuka, uzaba witeguye, uzaba umeze ute? Uzaba uri kure ruhande, Satani cyangwa se Imana? Amahitamo ni ayawe. Imana ntabwo izagushyiraho umuhate nk'uko antikristo azagushyiraho umuhate, agushyiraho n'ibimenyetso. Ariko hitamo neza uyu munsi, inzira zikigendwa, kuko akira agakiza utarapfa, kuko numara gupfa bizaba birangiye. Ngayo nguko rero, ubwo butegetsi bwa antikristo nibujya kuza, ibimenyetso n'amarenga bizagucira byose. Ibyo bimenyetso byose nkubwiye nakunyuriyemo muri make, uzabirebere hafi, urebe nutangira kubona ibyo bimenyetso, noneho nawe urebe umenye icyo gukora, ushakisha ijambo, ushaka agakiza, maze Mwuka Wera abane nawe, ari uzagushoboza kunamba kugeza ku munota wa nyuma ukijijwe burundu, kugira ngo nawe uzambikwe ikamba mu ijuru, ubane n'umwami Kristo ubwo azaza aje kurokora abe. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde.
shalom shalom shalom.